Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, dukomeje kuba imbere y'Imana yacu muri iki gitondo. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, shima Imana, hereza Imana icyubahiro. Wowe ubyutse bikemera, urahumeka biremera, shima Imana. Wowe warwaye Imana ikagukiza, shima Imana. Wowe Imana yahinduriye amazina n'amateka, shima Imana. Wowe Imana yatabaye, nawe nubwo ukiri ku rugamba ugifite ibikubabaza n'ibikugerageza, ariko ushima Imana ko ariyo rurangiza rwa burundu, ariyo itsembaho ikarangizaho ibigeragezo n'imibabaro. Bigutere kuyishima uko uri kose, uko bimeze kose, uyigirire icyizere kuza ko izaza rwose, ntabwo izatinda, kandi izaza ikora imirimo n'ibitangaza. Nyemerera rero uhereza Imana icyubahiro, ahubwo uyibanze hose muri byose, uyibanze ku bugingo bwawe, ku mubiri wawe. Ubwo urimo urasaba uburinzi ngo Imana ikurinde, Imana igukize, Imana igutabare, Imana ihakugerere. Nurangiza uyibanze ku byawe no ku bawe, Imana igukorera imirimo n'ibitangaza. Nurangiza usaba Imana ikugerere ku babisha bawe, bo baraye ijoro bagucurira imigambi mibi, bo baraye ijoro bahiga uburyo ki bakurangiza, ariko Imana irakwimanye, yakwimanye mu minsi yatambutse, n'uyu munsi irongeye irabikoze. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nyemerera rero ubwire Imana utubagenderere, ubagereho, imipangu yabo babyuke muri iki gitondo basanga wayihinduye zero. Imana ibihindure zero, bafate ku busa. Imana ishimwe cyane. Bafate ku busa. Uzi umuntu agonze ikibambasi, azi ko ari kunyura mu nzira yo kuguhiga, agakubita umutwe ku kibambasi, agatangira ngo rorororo. Imana burya ibimuyobeje. Imana ishimwe. Bafate ku busa rero. Navugaga ngo muri iki gitondo uhereze Imana icyubahiro, uyibanze hose muri byose. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyavuga ku ijambo ryacu twatangiranye uyu mwaka. Gukomera kwawe nuko uzakomeza kubaha Imana. Gukomera kwawe nuko uzakomeza kugenda wubaha Imana. Gukomera kwawe nuko uzakomeza gukizwa. Gukomera kwawe nuko uzakomeza kumva wishimiye agakiza. Imana ishimwe cyane. Gukomera kwawe nuko uzakomeza kwishimira kwitwa umukristo. Gukomera kwawe nuko uzakomeza kumva unejejwe no kuba umukristo wo mu mutima. Imana ishimwe cyane. Nyemerera tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya Dawidi, ndagikunda cyane, nkunda Zaburi cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi ya 96, umurongo wa 5 n'uwa 6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ibigirwamana by'amahanga byose ari ubusa, niko Dawidi atangiye avuga, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Imana ishimwe. Ibigirwamana by'amahanga byose ni ubusa, ibyo abantu bishingikiriza byose ni ubusa, imbaraga abantu birata zose ni ubusa. Ibigirwamana, nibakubwira ikigirwamana, uzumve ikintu umuntu afata akakigira icyishingikirizo, akumva ko icyo kintu kitari hatabaho, akumva yuko imbaraga runaka zitari hatabaho. Ariko Dawidi abivuze neza, aravuze ngo ibigirwamana by'amahanga byose ni ubusa. Ni ubusa. Ibintu byose abantu birata, ibintu byose abantu bagukandagiza, ibintu byose abantu bagenda bumva ko ari byo bibagize, ngo ibigirwamana byose ni ubusa. Impamvu byitwa ibigirwamana ni uko baba barafashe ibyo bintu, navuga ubutunzi, navuga abantu, navuga ibintu bitandukanye. Umuntu agafata imbaraga z'ibyo bintu akazishyira mu cyimbo cy'Imana.
ugasanga umuntu araramya umuntu mugenzi we, ugasanga umuntu arirahira ngo uriya atariho sinabaho. Uwo muntu uba warangije kumukuririra akaga, kuko uba wamugize ikigirwamana. Ukavuga ko ubutunzi bwawe aribwo mbese butuma ugenda, aribwo butuma, yego ubutunzi twese ni ukuri turabushaka, ariko iyo ufashe ubutunzi ukabusimbuza Imana, umwanya wo kuvuga Imana, umwanya wo kubaha Imana, umwanya wo gukora ibintu bituma Imana ihabwa icyubahiro muri ubwo butunzi bwawe, ahubwo ubwo ukabukoresha ibituma abantu barira, ibituma abantu bose buzura umubabaro, ayiwe ibyo bintu biba bibaye ikigirwamana kandi bihinduka umuvumo ku muntu ubikoresha gutyo. Ubwo butunzi buhinduka ikigirwamana gitukisha izina ry'Imana. Dawidi aravuze ngo rero ibigirwamana byose ni ubusa, ni ubusa, ibigirwamana byose ni ubusa. Niko Dawidi abivuze yeruye neza, ibigirwamana byose ni ubusa, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru, Uwiteka niwe waremye, Uwiteka niwe waremye ibihanitse byose, Uwiteka niwe waremye ibikomeye byose, Uwiteka niwe waremye ijuru. Arakomeza avuga ngo icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza biri ahera he. Imana ishimwe. Gukomera kwawe ni uko uzakomeza kubaha Imana muri uyu mwaka wa 2026. Gukomera kwawe bizaturuka mu kuboko k'Uwiteka Imana, bizaturuka mu gipfunsi cy'Uwiteka Imana. Azapfumbatura igipfunsi cye narangiza haze kwifuza kwawe. Gukomera kwawe rero nuko ukomeza kubaha Imana, gukomera kwawe nuko uzakomeza gusenga, gukomera kwawe nuko uzakomeza gukizwa, gukomera kwawe nuko uzakomeza kwanga ibyaha, gukomera kwawe nuko uzitandukanya n'ibigirwamana, gukomera kwawe nuko uzaba umukristo wamaramaje. Imana ishimwe cyane. Gukomera kwawe kuko icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza biri ahera he. Imana ishimwe. Ukeneye gukomera, ukeneye icyubahiro, ukeneye imbaraga, ukeneye ubwiza, byose bifitwe n'Uwiteka. Gukomera kwawe ni uko ukomeza kubaha Imana. Shalom shalom. Muzagire weekend nziza. Imana izabane namwe, Imana izabanezeze. Ababuze ababo, Uwiteka bo mu rugo ruguma, Uwiteka bafata bakomeze, Uwiteka aba ari we ubashyira mu gituza cye, abahoza amarira. Imana ibagirire neza, abafasha urugendo mugendane n'Imana. Nzi ko hari abantu muri weekend baba bagiye safari, ujye ubanza mu rugendo rwawe Imana, kugira Imana ikugotesha ingabo nto nini. Imana ishimwe cyane. Abazagira ubukwe namwe muzagira ubukwe bwiza, Imana izabanezeze. Imana rero ibaha umugisha. Shalom shalom.